ndavuga ati mana yanjye usibi kuko ndwaye n'ibiraka by'abandi nari mfite ngomba gukora bikarangira ariko kubera imana n'iki baranyihanganiye bumva ko kurwara nabwo nabo ushobora kurwara indwara ntabwo iteguza umuntu iragutungura ubwo ndangije ndavuga se bigenze ne icyo nabanaga n'uriya muhungu uriya mutware wanjye twabanaga twakundanaga no mu sida ndetse no muri cya kiganiro wigeze ukora urembye ibyo bintu yarabivuze mbese wumvaga ari kushimangira indwara urwaye cyane ku buryo nyine twahise tuvuga twese ati niba dukuvuga ati nyine kuko yigara arwaye sida agiye gupfa ikintu kirekeranye n'uburwayi kandi kiragenda nako bazaga nti se nyine wumvaga uri kubihakana ngo se warampimye muri make igarwaye iki kagahuko cyangwa kagahungu nkafata ngiye nkarongo mukobwa neza isi ntabwo ugize unabigerageza na rimwe kuva wavuga reka nari nibyenze gunatireta umukobwa na rimwe reka habonye nerekezaga bamwe kujya guteta abakobwa ukabaherekeza bagiye gutereta we nubitekereza reka ngo nihagarara nkashaka nk'umutipe nanjye nkafata tipe basi duhagarare bigaragare ko turi babiri dutegereze bariya byarimo biratangaje ariko we umuhungu akakubwira ati ngiye nkunda akana ko kumva ntacyo bikubwiye hamwe hatabwo kubaje ukubona umukobwa ukabona n'umuntu mugenzi wawe usanzwe muri se ndakubwira ko twaroganaga nta kibazo twego bakiyambura ndebe tukijya mu mukaryama tugasinzira ubwo ngibyo ni ibiki nongeye kubaha ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV Show nongeye kubasuhuza mwese bamuherere mu bice bigiye bitandukanye bahani ikaze mu kiganiro reka bashimire by'umwihariko wowe uzi ko wakoze subscribe ugakora share ndetse ukanandika comment ndagushimira cyane ko wabikoze kandi ndabashimira kuba mutwereka ko mudukurikirana umunsi ku wundi niyo mpamvu natwe tudahwema kubahereza ibiganiro byiza kandi byizewe uyu munsi rero nongeye gusura nari ngiye kuvuga umuryango kandi ntabwo bakiri umuryango ubu ni umuryango w'umuntu umwe ngira ngo murabizi ni Ige ndetse n'uwo babanaga witwa Kayusi nigeze kubasura mu minsi yashize ndongera ndagaruka ejo bundi ngira ngo mwabonye ikiganiro rero kubera ko nari nzi ko atarakira iriya misere yose yabayeho akirwaye nubwo nyine yari yatangiye koroherwa rero nyuma navuze ntireka nze nongere ngaruke ndebe uko ameze urumva bamusize mu nzu arwaye kandi iyo umuntu arwari wenyine hari igihe ushobora kugira ikibazo ntitubimenye rero navuze nti uyu munsi reka nongere ngaruke mu rugo musure nyuma yaho atandukanye n'uwari umusheri wiwe tumenye ubuzima bw'uko bumeze uko asigaye abayeho cyane cyane ko Kayusi yavugaga ko ari we umutunze ari we wishyuraga inzu ari we umugize tunamenye uko bimeze kuri uru ruhande ku ruhande rwe niba yarorohewe niba ari gukira nabyo tubimenye niyo mpamvu mbese muri make naje kumureba tugwaye ikaze mu kiganiro murakoze cyane meze utese ndashima bahagarutsemo ariko ndabona wakize nakize naho imiti ya nyuma ndaza kwimara nyuma idamara nimugoroba birimo biraza pe uko biri ntago ari nka mbere ukirwaye ariko wari warembye cyane ariko wabonaga neza ko kari akanyuma kurwara ntabwo aba ari ibintu kuko nanjye byaje bitunguranye ndavuga ati mana yanjye usibi kuko ndwaye n'ibiraka by'abandi nari mfite ngomba gukora bikarangira ariko kubera imana n'iki baranyihanganiye bumva ko kurwara nabwo nabo ushobora kurwara indwara ntabwo iteguza umuntu iragutungura ubwo ndangije ndavuga se bigenze ne icyo nabanaga n'uriya muhungu uriya mutware wanjye twabanaga twakundanaga ni umutware nibwo yabaye we sinabihakana ndangije kuvuga amahirwe kuva yakagenda ni amahirwe se ni nk'amahirwe nose ntesha umutwe yiwe no guca inyuma ku bantu kuko ibyo yakoze ndwaye nibyo byanyeretse ko n'ubundi n'ubusanzwe ni kwa kundi uvuga ati ikibyimba cyaramenetse wararuhutse muri make
ndarutse nimereye neza ubu ngubu sohoka nkajya hanze akazi ko mu nzu ko mu rugo ngatura akabaraga nkajya ku muhanda nkareba ko nabona akabaraga gatuma ngira kuraje hari n'abashitunye bajya baza kunsura kareba uko meze bakabura nyine nta kibazo binteye. Mu bintu bitumye nza kugusura hari n'ifite n'amatsiko yo kumenya uko meze n'ubuzima bayeho muri iyi minsi, ariko ku rundi ruhande ubushize kiriya gihenza uriya Kayusi yakomeje gukoresha ijambo avuga ngo urwaye sida, ndetse no muri cya kiganiro wigeze gukora urembye ibyo bintu yarabivuze, mbese wumvaga ari kushimangira indwara urwaye cyane ku buryo nyine twahise tuvuga twese ati niba dukuvuga ati nyine kuko yigara arwaye sida agiye gupfa. Ikintu kirekeranye n'uburwayi kandi kiragenda no kubazaga nti se nyine wumvaga uri kubihakana ngo se warampimye muri make igarwaye iki? Impamvu babivugaga uko azi ko nta mwuka nari mfite kubonana nawe nari nkirwaye simbabeshye pe, nari malaria nari ndwaye malaria ese naperetse ibipimo nari mfite mu nzu nakoresha yarambwiye ngo nake akese nkabana nagakuye muri varize yanjye hakabona ko bakunda kwihagarara. Bivuze ngo igihe umaze urwaye cyose ni malaria? Ni malaria. Muse ko meze neza ari kibazo umurwayi wasita ko aremba agapfa gapfuka. Hanyuma sida se yikuraga? Sinze nanjye gahano yarikuye n'ibyo ntazi. Ubwo umuntu arifata akavuga ngo umuntu arwaye sida. Nyine kugira ngo ansebye no se n'ubishye ko n'ejo ndabisubiramo. Ubwo nuko gusebye gusa yashakaga nyine kugira ngo nyine na wa muntu wari umfite wankundaga anyange kugira ngo yumve ko nyine ndi mu gisebo. Biba ngiye kujya kunsibyo nta kibabimbwiye. Uko nubundi se ucira mu kasoro gatwaranye. Rimba yinshinja. Ubwo kazima twaryamana. Ubwo nimba ndwaye sida ni wowe wayinteye ahubwo narimo abaje ntise niba yifite wowe umurimuze barambwira ngo mwarikingiraga ngo ngarikingira ngo ntago mwize mu. Iyo twabaga twavuye muri sorte twanywe turi muri Yesu azaza muri Yesu azaza. Yarabyibukaga. Uyo nuko ndamarayibukaga. Akwe bagereka kubeshya. Hanjye nibyo ndi kwibaza. Ubwo niba uyirwaye nawe arayirwaye. Nimba yinshinje ubwo niwe kuko niwe wayinzaniye ubwo ngo. Urya umuntu kugira ngo yikure giseba gishinja undi. Rero ntago navuga ngo ni kwijana nta na kimwe ni malaria nari ndwaye niyo nabuka nose nari ndi muzima. Erega na sida ni indwara nta n'igikuba cyaba cyacitse. Nta n'igikuba cyaba cyacitse mbimenye ko nanayirwaye najya kwa muganga nikurikirana kugira ngo ntaseba. Nkajya nyimira neza ku isaha. Hanyuma nyuma yo kugenda rero kuko ngewe namenye ko yagiye ndafukana uko biri kose ushaka kuba wararembeye mu nzu kuko n'ubundi wari utarakira neza, ndavuga reka nze nkurebe ndebe uko meze taba warahize mu nzu ariko mbonye akabaraga karaje. Nyuma yo kugenda ubuzima bumeze gute? Sha bumeze neza ubwo ntaratangira akazi ariko kubera ko ndizera ko mu kiriya cyumweru kindi tugiye gutangira zamaze kumva mfite imbaraga nshobora ndakabdebera ko by'abandi bikankabirangiza kugira ngo mbone amafaranga. Ibiraka ni nk'ibikora umuntu ashaka kuba areba yiga akavuga ati gesa akora akazi niba agira akazi agira akaye kazi akora akaye kazi niba atari ibanga. Akazi nkunda kugira kenshi naho guteka. Buryo uzi guteka? Guteka nibyo nkora. Ni mu makwe se cyangwa mu anniversary hari n'igihe cyangwa aho baguhamagaye hose ujyayo? Hari igihe nk'umuntu nk'abantu babavuye nko hanze bari nko mu appartement bakashaka nk'umukozi nyine ubatekera. Icyo gihe barigiye kujya kubona nkabona nk'umushitani yarambwira ati mfite umuntu wanjye uvuye hanze kandi ari kuba muri appartement nta mukozi afite wamukorera ibintu by'umukorera kuko utaha ntabwo nakora mbamo. Urantaha nkazinduka nimba naje saa 12 kuri saa 12 z'umugoroba saa moya taba ndanije akazi kanjye. Yego. Mutegurira ibye nanjye ncomoke naha. Nonye kugaruka saa 11 za mu gitondo. Mu ba boss ugira cyangwa abantu baguha akazi ntago bajya babangamirwa n'uburyo uteyemo? Kubera ko ahantu henshi ari umuntu ashaka guha akazi akavuga ati uyu muntu niba ari umutinganyi sinamukoresha nanjye yamfatira umwana ibintu nk'ibyo. Ntago ujya ugira izo mbogamizi mu kazi? Izo mbogamizi zaje bwa mbere ngitangira zabanje kuza ahantu nagiye gukora nabwo kandi nakoraga ntaha. Umugore n'umugabo nakoreraga bafite umwana w'umuhungu w'imyaka 12. Niwe mwana we nyine bafite urumva bashaka umuntu usigaye n'umwana kubera ko
bo bakoraga bataha kandi bagendaga mu gitondo ntabwo bashaka umukozi urara umuntu aramamagara bashaka uko rutaha nyine ku manywa abandi kumwe nawe igihe atajya ku ishuri igihe yagiye ku ishuri nkaba ndi gukora ibintu byo mu rugo ubwo nyuma umugore akajya avuga ati si umuntu munzaniye ni bwoko ki ni umuhungu ni umukobwa banyaga ibyangombwa ndabibaha bibahaye barahita bambwira ngo wowe se ngura umuhungu uri umukobwa ndamubwira ati ibyangombwa byanjye ntabwo muri kubireba ndamubwira ati genda umuhungu ubwo se ubona byibajijeho nyine ubona umugabo aravuga ati sinimba ari umuhungu kandi dushaka umuhungu n'ubundi kandi n'umwana akaba ari umuhungu urumva hari ikibazo gihari ko nzi ko abantu nk'aba ngaba bazi n'akazi umugore aravuga ati kuko se ngagize ukuntu ugenza agafatira umwana ku ngufu ndamubwira muco sinyigira abo ngabo ni za mbobo ibyo zirarika kandi ntabwo ndi umuntu wo kuvuga ngo nafata umwana hari abantu bakuru bahari hari abahungu bakuze bahari tunganya imyaka cyangwa banduta ntabwo najya gufata mineri kuko ntabwo nabandi ndabashaka kugira ngo nkomange ku miryango ya noze yagereza namubwira ati ngewe ibyo bintu ntabwo muri kunshinja ntabwo ari ibintu byanjye reka njye cyanzanye ni akazi ni ukubaha amaboko yanjye nimukama amafaranga yanyu nganira na Kayusi ariko ntabwo twari turi kuri kamera twari turi kuganira bisanzwe yambwiye ko umuryango we nyine ngo nyine imiryango ye ntabwo yagize imwakira neza nyine ngo umuryango waramwanze kubera nyine biriya kubera kuvuga ko akundana n'abahungu bagenzi be ikintu cyerekeranye na famiye we kimeze gute cyangwa umuryango mbese hari ukuntu uba uteyemo wari naho famiye zikakwakira uko meze cyangwa se zikaba zagushyira ku ruhande bwa ati nudahinduka ngo umere gutya ntabwo tuzakwakira nk'umuryango ku ruhande rwawe wowe bimeze gute njyewe famiye yanjye ntabwo bagize babidisikitaho cyane ngo bumve ko mba ndi umugengo bumve yuko kuko kuba nciye nk'amabere oya mu rugo nta kibazo nta kintu bigeze babikontaho ahubwo umuryango we ntiwabikonseho ko bamuze nk'umuhungu uri aho ngaho bazi ko atabikora nyuma rero niho yaje kubabwiza ukuri araberurira ababwira ko akundana n'umuhungu mugenzi we kandi bagiye no kubana ubwo yayisaza nagira ngo tubwize ukuri uko byagenze wenda cyagiye mwana muri kuburana ntitwamenya uvugisha ukuri uwo ari we Kayusi aza muri urugo ngo mubane turabizi ko ari utuye hano we yaje gusanga aza yaje gute mwabanye mute wa mugani izo matera avuga zirahari hari abantu bakuri ikiganiro ko tugira ngo kuko nta wigeze yemera avuge ngo ibi ni ibyanjye biside cyangwa se nge nazanye ibi urumva ko Kayusi avuga ati njye wishyura inzu ninjye uhaha ninjye uteka ninjye ugira ute muri make tubwije ukuri Kayusi yaje mu mwabanye mute aza navuga ko yakwinjiye urumva yaje agusanga mu nzu urimo n'ibikoresho yaguza biguriramo muri make mwabanye mute kudukoresha bazanye n'uduki yazanye ni materase niye koko bimeze gute kubera ko navuga ngo Kayusi aza yaje afite marete igikapu kirimo imyenda byiwe nta kandi kantu yari afite yaje asanga n'ubundi yaje asanga ndetse namusanze yego ariko ariho hano nabaga yego Kayusi yaraje aza turabana arambwira ngo kuva tugiye kubana inshingano n'iz'umugabo ntabwo ari iz'umugore ubwo nizi ndamubwira se ko n'ubundi sinzi kubizi ko nishyuriraga mu bukene bwanjye n'ubundi ko nzi ko dukeya nabonaga naratwegeranyaga two nzakomye mu mpande nkatwegeranya nkishyura inzu nkanasigaza two kurya naba ntazimana nabonye nk'amafaranga nk'icyaka gikomeye by'ubone nk'amafaranga menshi hari ukuntu ngura sitoke nkashyira mu nzu yarasanga mfite sitoke yarasanga mfite ibintu mu nzu nta kibazo n'ikigena arimo zigihe imashye ibintu byose biri mu nzu ndamubwira rero urabona ko njye nifite udusafuriya tungahe n'ubundi nabaga ndi uwumwe urabona kuva wiyongereye nshakisha uburyo bashaka amafaranga rero twongereho utundi tuntu ku ruhande nanjye ninyabona mbere yawe nzatugura so yabonye imbere yanjye azanye ku isoko agura udusafuriya tungahe mwabonye ejo bundi zirasohoye zizanye inama nazi kuzisohora nafashe ibyo nzi yazanye kuko ibyanjye
biracyahari. Ubwo bivuze matera ntabwo ari imwe mu byaguze. reka matera nta matera yigeze agura, yaje asanga iyo nararagaho niyo twaryamagaho. Nibyo kuvuga ngo yaravuze ngo nibuka ko yavuze ngo uraranga kuri matera ngo imeze nk'ururimi ngo yakacika ngiriminda mu buzima koko nk'umuntu wandeba koko. Oya, i Kigali ntabwo nihe hakiri ibihere mu mujyi wa Kigali mu buzima ninda ngo ninda. noneho se sinogaga sinamesaga nabanga mu nzu imeze nka korodoro, nubwo ari akaruri nibwo bushobozi bwanjye. Sifite ubushobozi bwo kujya gushaka inzu ya menshi, burya ntabwo najya kwipasa muremure kandi mfite ukuboko gutoya. ni impamvu ariko uba mu buzima ubasha ugomba kuba mu nk'ubu ntawe nsaba umunyu. Ubu bukene bwanjye pe ntabwo navuga ngo naraburaye. ariko utarakomeza hari abantu babazi ko abantu b'abatinganyi baba bafite amafaranga kubera ko ngo bazi ko muhabwa amafaranga. tuvuge nk'ubu hagize nk'undi muntu muhura akavuga yige abazi ko nyine umwaka amafaranga mugahura, nyine abenshi babazi ko mubaho mu buzima bwiza, nyine mukorera amafaranga nyine bibatunga. Mbese abenshi bumva yuko ubwo buzima aribwo baba bubatunze, ariko mu bigaragara ntabwo ariko wowe bimeze. njyewe impamvu navuga ngo najya kwirwa mpagaze mu bantu ngo nsabiriza icyo kintu byagusaba mba mbona ari ingeso mbi, ni nk'ibintu bibi. buriya impamvu njyewe navuze ati kuvuga ngo njyewe nta mashuri menshi mfite, sibyo buriya ngo narajya kuvuga ngo ndajya kwipasa ngo ndajya kujya kuba nagwa nkora muri hoteli cyangwa se nkora muri banki runaka, cyangwa mfite akazi runaka nko muri mfite na office keza. ubushobozi rero ntabwo ibyo ngibyo naravuze ati kwirwa mvuga ngo kwa gatanu harageze ngo ndasohotse ngiye gushaka abagabo. oya, njye naravuze ati kankora amaboko mu mufuka wo kugira ngo njye nirirwa njya gutandaraza muri abo bagabo, ejo n'ejo ubundi nazashiduka. ntabwo wigeze ubikoraho na rimwe? oya, ntabwo nigeze mvuga ngo ngiye kujya kwigurisha, kuko nabyanze kuva kera mvuga ati njyewe nubwo mfite amashuri makeya, amashuri yanjye makeya n'ubwenge nzi, ntabwo nzabura ikintu nabasha kwiyumvamo, ntabwo uzabura icyo wakora aho cyantunga. nahise mvuga ati rero kuva rero nzi ibintu byo guteka no gukora amasuku mu nzu, kuba naba nk'umukozi, navuga ko ndi nk'umukozi. wigeze kumbwira ngo uzi gusasa, ngo uzi kugira ibintu byo mu rugo byose, ibyo abandi abakobwa baba bazi byose njye mbizi, ndabizi. niyo mpamvu rero navuze ati rero kugira ngo njye kwirwa niyandagaza ejo n'ejo bundi usange bya bindi bamugani wanoze, menyese kumva avuga ngo wibikoze cyane bigize akamenyero ugeraho ukarangara kayusi ngo bura byararangiye. wasanga rero we yarigurishaga ntabizi. kuko urumva ko nabimenye ibyiwe nyuma, ndavuga ati rero ntabwo nihutira kwanga umuntu. hari kiriya kiganiro bagusuye urwaye urembye, ukirembye cyane, hari abantu bagiye bandika muri komenti bavuga bati nyine, ariko komenti zabo ntabwo zagaragazaga ko batabakeneye, ngo nashaka apfe n'ubundi yapfuye ahagaze. nyina ngo wenda niba warashije kuzisoma, hari izo wagiye ubona ati nashaka apfe n'ubundi bapfuye bahagaze bari gusaba amafaranga, mureka apfe n'ubundi izo n'imbwa banze gukora. komenti izo ngizo n'uburyo niba abantu baba baca ntege, kandi yumve ko kuva ngo umuntu yapfuye ahagaze, upfa ahagaze se bivuze ko umuntu amaraso ava, si yo mfatitse n'imigimva icyatsi bakavuburura. ariko abantu baritura bakanga umuntu ntacyo bapfa. mbere yuko ajya kwandika icyo kintu bivuga ngo napfe, nabo abanze yirebe. ushobora wa mugani w'abanyarwanda ngo rucira mu kaso rugatwara nyuko. ushobora gusanga uri kwicara ukanshinja urupfu cyangwa ukanshira urupfu, kandi ugasanga niwe upfuye mbere yanjye. nabyo birashoboka, bijya bibaho. ariko aba yavuze gutyo kubitewe n'uko akubona. nyine hari abantu batishimira kubona hari abantu badakunda sosiyete yacu, akumva binamuteye isisima, akumva nyine mana yanjye. bariho barahari benshi cyane, kandi ntabwo wabuze njya kuyomba. kuba yakwicara akabivuga, kwanga umuntu ntacyo mupfa.
ni nko gufata ibuye ugatera imbwa. Urabizi ko ufashe ibuye ugatera imbwa iragunga kugira ngo igusange, kandi ntiyagufata ibuye ngo nayo igusubize. Ni nko kwitera buriya. Rero kuvuga ngo umuntu uramwanze se uramugabira saa sita nijoro, hari n'atanu umuha, hari icumbi aza kugusaba iwawe, nubwo yaza kugusaba icumbi dore ni kwa kundi bavuga ngo ikimya cyanze kuva mu zuru urahatiza kikavamo. Rero kuvuga ngo rero kwanga umuntu si ntimurahura ngo umenye ngo situation ziwe, nturamenya. Ushobora no kuba unyanga ariko ujya ukorera mu nzu, ushobora kuvuga ngo simba akunda, kandi ugasanga niwe ruharwa original ajya kubikorera mu nzu aho batamureba. Ubu aritora akanga umuntu nk'ugura mwana baramuremye. Hanyuma mu nshuti z'abahungu n'abakobwa inyinshi nize ugira? Inshuti nyinshi nkunda kugira n'abakobwa, kuko abakobwa kenshi nibo tuba turi kumwe. Niho mama muri kumwe, ni nabo muhuza? Nibo tunahuza cyane, n'abahungu duhuza ni bakeya. Babandi tuba ku mpande batavuga ati njye nta kibazo, kumva ko kamubwira ati jewe nubwo twakwica tugasangira ntacyo bintwaye. Hari ahantu ushobora kujya cyangwa wigeze ujya? Abenshi iyi sosiyete yanyiragorana kuko hari abenshi batayisaha batayakira nyine nk'ihari ibisanzwe. Hari ahantu wari wagera ukabona nyine bakugizeho ikibazo, cyangwa se ukajya nko muri resitora cyangwa mu kabari ukabona bari kukureba nyine, cyangwa se uricaye undi arahagurutse. Hari aho byigeze bikubangamira nyine, ubwo ntitugere twumve niba ari aho wigeze ubangamirwa ukumva nawe nyine wanze uburyo umezemo mbese? Ariko wakwiyanga ute? Ntabwo wakwiyanga, kuko n'ubundi ibyo ngibyo byari bya kera, ibintu bitarasobanuka. Niho winjiraga mu kabari ukabona wowe nose ngo do bakajyana inzara akajomba n'iminwa, bakajya kujomba umunwa, ukibaza si uyu muntu turapfa iki? Amafaranga wasinye mu kabari siyo nanyura sinzanye, ngo tutanganye umufuka, kuko umufuka wanyungana nibwo bushobozi bwanjye. Nimba ndi bunywa abiri, ubwo nimba ndi bunywa amacupa abiri yanjye, ubwo nibwo bushobozi bwawe. Nimba ufite amacupa mfite abiri cyangwa mfite atatu, ufite atandatu, byo birakureba. Batangira mwumva ngo uriya muntu ntabwo tumushaka muri kano kabari. Akabari nta kasu cyangwa nta kanyuma. Mwese muri abakiriya? Twese turabateja tuje mu kabari kuja kunywa. Uvuga twifata ngo wewe ngo uriya muntu ngasoka. Akabari nta kasu cyangwa nta kanyuma, cyangwa nta kamukuru wawe, cyangwa nta kawe. Uritora ukabwira umuntu we uriya muntu simushaka, we ko sinana kugenda nawe, ngumva ngo uriya muntu bigeze kubigukora kera, bigeze kumbaho kera. Rana akabari kamwe nigeze kujyamo, ariko ubu ngubu usigaye yinjira mu kabari ahubwo ukagira ngo bari kureba umuzungu, ukagira ngo ahubwo bakakwishimira ko ubwo ni ibisanzwe byamaze kumenyerwa. Byabaye popiri ubu ngubu nta n'umuntu ukibikontaho cyane. Ariko kera muri za bingahe, za muri za 2003, 2004, 2005, 10 na kangahe, usanga byari intambara, kuko twarwanye intambara ishoboka kugira ngo abantu babashe kwimvamo ko byari bikomeye kujya gusenga. Najyaga gusenga ugasanga baramwitaje, wajya nko muri eglise runaka ukabona abantu aho kugira ngo yigishe isomo yateguye akagoka akakwigiraho, akahindura isomo ukaba ari wo bisoma, niho ukatubisoma ukavuga ati se nkura mu pastor isomo yari afite n'iryanjye cyangwa yari afite ibindi yateguye. Ariko impamvu ubundi hari abenshi babikora ariko batabya babishyira hanze bwihisha. Kuki wowe wahisemo kwerura umugaragaro ntubihisha? Impamvu ngiye nabishyize ku karubanda kugira ngo n'ababandi bitinya bumve ko bire kureba be sociable, bumve ko nta kibazo, kuko ubu ngubu abo twabura inzira nibo barimo baradushikura, ntabwo ni nabo bagenzi bacu nibo bahindukira bakajya kudusebya, kandi bazi ko ikibuga bicaye muri twagiharushye. Mwese muri mu kibuga kimwe? Turi mu kibuga kimwe, kandi arabizwe namutanze mu kibuga, nubwo navuze ati reka ntimurekeremo kuko we n'umwana. Ariko aricara avuga ati ngo mbonye ngo kana kari ngo ngari hano ngo nahita nigendera kuko ngo simukunda. Kubera iki udakunda mugenzi wawe kandi mwese mukora role imwe? Ni ikibazo nyine. Ni ukumva umuntu ngo ngewe ngira ndaye kanaka gusinga kore kumana ngo zakacoka, ahubwo niwe kacoka, ko kacoka n'umuntu warushye. Tuge twararushye kuko ikibuga mwicaye mu bizisa twe twagiharushye. Kwifata ukajya mu muhanda wagumura yavuga ukabuhagaruka avuga ati nkawe ushaka kuvuga iki? Amaraso uva si yumva. Ubona ko nabana narafite ku giti se cyangwa naravutse, urabona ikibazo ufite mu mutwe. Nimba mfite ikibazo ntabwo uzaba abana babajyana. Hari ikigo babajyanamo abana bafite ubumuga mu mutwe.
ntabwo rero ngende muzima kuba ndi normale kuba mpagarara nkashikama nkavuga ati jewe kino kibuga n'ababandi bari inyuma yanjye barimo barazamuka bihishe babone ko ikibuga turimo turagikorera, naho kugira ngo umwana aza wamugana asange muri kurwana n'umuntu, ahubwo we mwereke neza ko ufite ikinyabupfura nawe umubwira ati yewe wa muntu we ibyo uri kuvuga ntabwo bizi, umunsi uzabimenya uzabona ko narenganaga. Hanyuma nyuma yaho utandukaniye na Kayusi cyangwa se n'umwo mwabanaga nk'abashiri, ubu ngubu ubuzima ugiye kubukomeza gute? Ugiye gushaka undi muntu mubana cyangwa oya ngiye kuba nshyizeho pause kubana nduruke no mu mutwe gatoya. Munova mu mutwe wararushye burya kamubwire yo hari ikintu burya hari igihe baba wicaye nko mu kazi isaha zirageze kandi umutwe aragomba kurya nijoro, ubu se mu rugo hameze hate kandi turabizi ko nta mukozi dufite ntaki kandi utekereza ugatangira ugakora akazi k'abandi nabi, uri kubara amasaha ugahita amasaha agiye kumfata kandi umara kujya mu rugo nkakora, urumva uvuye mu kazi kamwe ugiye mu kandi, ni hahandi ugira kubura ukagwa nk'umutumba w'insina, yanagukora bebe ndarushye mbabarira, akumva ko wamuciye inyuma kandi nubwo agiye mu munaniro, uvuye mu kazi kamwe ugiye mu kandi, uvuye mu kazi hariya ugeze mu rugo bwawe ugomba no gukora kugira ngo aze gutaha asanga ibintu biri clear bimeze neza, asanga azarye. Iga ikibazo cya nyuma nakubaza tugasoza, ubu ngubu ikintu kirekeranye no kugira umuryango wawe wagisezeyeho, ubu ngubu hari ukuntu umuntu agira umwana akavuga ati wenda nka mama cyangwa papa cyangwa mushiki cyangwa mukuru wawe akavuga ati mukuru wawe yarashatse umuryango uragutse, hasigaye wenda yige nawe yakaba azashaka nawe akabyara, ubu ikintu kirekeye no kubyara umwana wawe nkuko ushaka kuvuga uti mfite umwana wanjye nabyaye, warakibagiwe wagisezeyeho? ubu nabaye ni nkaho nabisezeyeho byatumye ngira stress nyinshi. Ntabwo wabisezeyeho se ubundi wumvaga bizashoboka kubyara? Aho byari kuzashoboka ko buriya hari ukuntu buriya umuntu ashobora kubigenza, umuntu afite ikofi iremereye, hari ukuntu umuntu bigenza ukabitekinika kandi bikavamo. Iyo ufite amafaranga? Iyo ufite amafaranga bira byo guteza intanga? Yego. Mu Rwanda barabikora? Ntabwo babikora ko nyine nibyo nakubwira umuntu afite ikofi iremereye, hari ukuntu umuntu atsimbuka nk'iyo hirya nyuma y'igikoni gatoya. Ubwo kubera ko nta mafaranga ubwo kubyara wapi? Reka maze ababyara ubushobozi buhari. Use babyara wa muri ubu ntago wawe muri Korodoro nyine tuvuge wenda karika twe kukubona gutyo umeze nka igete, tuvuge ige w'umutipe, ubu ntago wari kuvuga uti nzatera inda umukobwa mbyara akana kagahugu cyangwa kagahungu nkafata ngiye nkarongora umukobwa neza ubu isi ntabwo ugize unabigerageza na rimwe kuva wavuga? Reka nari nibyenze gunatire umukobwa na rimwe? Reka habonye narekezaga bango kujya guteta abakobwa ukabaherekeza bagiye gutereta, we nubitekereza reka ngo ntihagarara nkashaka nk'umutipe nanjye nkafata tipe basi duhagarara bigaragare ko turi babiri dutegereze bariya byarimo. Biratangaje ariko we umuhungu akakubwira ati ngiye nkunda akana ko kumva ntacyo bikubwiye, ahubwo ahubwo kubaje ukubona umukobwa ukabona ni umuntu mugenzi wawe usanzwe, muri se ndakubwira ko twaroganaga nta kibazo, yego bakiyambura ndebe tukijya mu tukaryama tugasinzira, ubwo ngibyo ni ibiki byapfuye kera bya bintu byapfuye kera urumva ubu nubwo navuga ndise koko yigo kuko ntazabyara neza bo wumva udakeneye kuba wabivamo, ugize nk'amahirwe ukabona wenda bibaye bishoboka ukabona ikintu cyatuma ige yisanga yakunze umukobwa byaba byiza cyangwa ntago wabyifuza? Ntago nabyifuza nekareka nta cyiza cyabyo uzimo, nekareka ntabyo nzi, tuvuze ngo ubyutse ugashiduka wumva wiyumva muri wowe, urebye umukobwa ukabona ni mwiza utatiye neza ukumva bitekerejeho, wakumva kubona umukobwa ni mwiza nekareka mbona waba mwiza waba mubi mbona mwese mumeze kimwe, ubona byose ari kimwe, ari bamwe ariko umusore ushaka kumenya kubona ko ari mwiza kandi afite taye nziza, nkavuga ati tuyura nko gateye neza ariko ntacyo bimubwiye, nubwo yakwiyambura akajya agatakanyeka mu kirere nkamwatereka ariko ahubwo ikirere cyawe yagugishyira ukibumba nabonye shimwe ahubwo bumba nashimye uri kunyereka iki ntabwo kunyereka mwako
urumva ko wamugana abantu ntibakajye ni kuba witereye ni kuba wimeye none se umuntu akaba afite hormone kuko abakobwa ni benshi wamugana beza urushimbo warashimye rero iyo niba umureba ukabona bambona byose ari bamwe ushaka ubuteye neza cyako cyari gihe baciye nka n'abahungu akavuga ati cyangwa gateye neza kugira ngo nabace intege nkamwe ati shabuze kandi byo koko bikiriza ariko ntabyo bubona reka mama ari ibintu bisabye ariko nk'iyo umusore umubonye umusore wishimye akavuga turamutika yaragatipe ni keza iyo bavuze ngo muramungusha muramutipe muri mboga aho gusa murabizi aho utera comment naho narakomate nkamwe ati sharago mu bisku nari mwiza kiretse bura namwe ubona ubwiza bwe turi nko mu buriri yego nibwo nabona ubwiza bwe burya ubwiza bw'umuhungu umenyera mu buriri niho uburebera wowe niho ndebera ubwiza ubwo wasanga ari mubi ukamureka ubwo yaba ataze gukora akazi nyine agacaho iga turi gusoza hari ikintu wabwira abadukurikiye cyangwa wifuza kuvuga ku buzima bwawe cyangwa icyo nababwira nsezera nababwira ati ibyo uriya muhungu yavuze ntabwo ari byo batumva ko ari ukuri ntabwo ari ukuri urabona ko ubu mfite kime nta kibazo kubera kwa mbere nshobora kuba natangiye akazi icyo nababwira ndabakunda kandi n'abafite imitima mibi ndabakunda abanyanga n'abatanyanga ndabakunda kandi mbifuje kuba umunsi mwiza kandi bagire weekend nziza n'abatajya muri weekend bihangane bajye mu bure baryame asenge wabona ejo ariko Imana yabigenza bakaronka nabo bakishima yego reka mbashimire mwese mwadukurikiranye twe turi kuganira na Ige tuganirije ubuzima bayeho muri iki gihe ari wenyine nukuri biragaragara ko ari gukira ari komera neza ndetse kagiye gusubira mu kazi Imana ishimwe icyo twifuza nuko yaba muzima nyine agakomeza kuba nkuko yarabayeho reka dusoreze hano reka mbashimire mwese mwakurikiye ikiganiro ndetse namwe mwagiyemo bagira inama zigiye zitandukanye mujye mukomeza mutube hafi tuzasura mu kiganiro cy'ubutaha